dutangiranye n'umwana wari wiryamiye hano mu ntebe muri salo, ariko arahanga aryamye hari uwo yumvise ari kuza ahita afata telefone yari afite ahita ayishyira munsi ayiryamaho yigira nk'asinziriye, kandi ntabwo asinziriye. Ibyo byose nibyo yikoze nyuma yuko amaze kumva uwari uje amusatira, ndetse bidatinze ahanga nta wundi muntu wari uje. Uyu mugore Nimyuka yaraje ahangaha ahageze asanga umwana yaryamye, arangije aravuga ati okay, uyu mwana se ubu yaba yise asinzira mu buhe buryo? Ntabwo nari mbyiteguye. Ati ariko nanone ubwo yaryamye nta kibazo, reka mworoze witegereze ureba akantu ku kandi. Ubwo bidatinze yahise afata amashuka, afata kuvureri yari iri hafi aho ngaho, arangije aramworosa. Akimara kumworosa yahise aza hano ku ruhande aravuga ati ubuse ko aryamye bya nyabyora. Arebye neza abona yaryamye ahita avanayo telefone. Witegereze urebe uyu mugore Nimyuka wuriya mwana. Uyu mwana arangije ahita yiyorosoraho gakeya, atangira kumucungacunga ngo yumve n'ibyo yaragiye kuvuga. Ubwo muri ako kanya uyu hari we yahise ahamagara, arangije aravuga ati umva baby, banguka rwose ndakwinginze, koresha iminota mike cyane, umwana yamaze gusinzira kandi nakubwiye ko umugabo wanjye nawe ntawe uhari, rero shaka buryo ki wakwihutisha. Undi aramubwiye ati ndaje. Uyu nawe ahita amubwira ati umva ibyo uri kumbwira ngo urajemo ibiri buze kuba mu nyuma, ntuze kuvuga ngo sinakubwiye. Muri aka kanya nari mfite igihe gihagije, icyana cyari cyasinziriye, umugabo nawe ntawe uhari, so banguka uze tugirane ibihe byiza. Kumva umwana ari kumwumva, umwana hano ari maso. Ubwo bidatinze uwo yari ari guhamagara yahise aza, ndetse ahangaha yari kuvuga ati baby kuki watinze? Ariko watinze tuza kandi uyananje avuga ati umwana yaryamye se? Atumva ceceka ahubwo utaza kumukangura, urabizi ko iryo jwi ryawe atari ubwa mbere yaba ryumvise. Uyu aravuga ati kumbwira nkaho ufite ubwoba, bigaragara ko ufite ubwoba cyane, ushobora kuba uri kumbeshya. Niwe se umugabo wawe wari he? Uyu aravuga ati nyine nibyo nakubwiraga, umugabo ntawe uhari yagiye kandi ari buze kuza ku mugoroba. Icyaba kizima rero reka dushaye buryo ki twacayura tubikoreshe vuba vuba, dukoresha gahe dufite. Nitwamara kubisoza ndizera neza ko umwana ari buze kuba atarabyuka, hanyuma ibyo nibyamara kurangira ikiri buze gukurikiraho uraza gutaha nta nuri buze kurabukwa. Tunisize muryamishije hariya mu ntebe, kandi uze kwirinda nyine ni mu byo uri buze kuvuga, uze kuza kugabanya ijwi, uze kuza kuvuga buke. Uyu aravuga ati bisobanuye ngo umwana arimo noneho? Ati cyane rwose. Ati nuse kari akana ko nabonye kagira amagambo. Uyu aravuga ati yagira gute se kandi nyine asinziriye araryamye? Uyu aravuga ati ubushize uribuka uko byagenze nawe sibyo? Urabyibuka ko ari uko niyoberanije nkambara maske narangiza nkahita nsohoka akagira ngo ndi igisambo, uri kumva? Noneho ubu ngubu noneho nawe urangaruye naho akaba ari mu nzu, uriya mwana kubizi kwaza ubwenge wanasanga atasinziriye. Uriya mugabo we yarabiketse kuko ntago ari ubwa mbere yaraje muri runo rugo. Kumbe nkuko yakabivuze koko umwana arakanuye ari maso, arangije arabareba aravuga ati muri no kumvuga sha, muri kumvuga ndi kubumva. Ubwo umwana bidatinze yahise avanayo telefoni baba bamusigiye. Nyine hari ukuntu abana bo mu bakire baba bafite telefoni baba bari kwigiramo, ugasanga bari kureba ibitente, ugasanga bari gukurikirana utuntu twinshi tugiye dutandukanye, arimo anigiramo indimi zigiye zitandukanye. Uyu mwana yahise avanayo ya telefoni, mu kumara kuyivanamo yarayikuyemo nyine ibyo yarari kureba byose abikuramo, ahita agenda ajya muri kamera. Witegereze urebe umwana utekereza, urebe umwana ureba kure, yahise ashaka buryo ki yakwifatira ka video kugira ngo wenda kazarokore papa we, ndetse kazagaragaze ukuri kuri aba bose kubyo bavugaga. Uyakomeza kuvuga ati none biragenda bite? Uyu nawe aramubwira ati ariko sinzi ikibazo ufite, uri kwitwara nk'umuntu rwose ugira ubwoba buhambaye, kandi ndabizi neza ko ari nta bwoba ugira. Wowe tugiye kugenda mu cyumba, umugabo wanjye niwe yakabaye ikibazo ariko ntawe uhari, araza kuza nka nyuma y'amasaha 2, kandi amasaha 2 ndizera ko tuba twabikoze neza byanagenze neza. Rero ikizima reka tubisoze fast tubirangize. Uyu mugabo aravuga ati ariko nge nifitiye ubwoba bw'uriya mwana, urabizi umugabo wawe nawe arakaze, aramutse adufashe byagenda bite? Uyu mugabo aravuga ati ariko se reba hariya singuriya umwana yaryamye yasinziriye, ahubwo ubwo ufite uri kubikura he? Ntabwo agakwiriye kugira ubwo. Umva, calm down, tuza please, tuza ndakwinginze. Umwana yasinziriye amaze umwanya munini aryamye, kandi uriya mwana igitangaje kurushaho
ntabwo ajya akanguka nta muntu umukanguye. Bashobora gukanguka wenda bitewe n'amagambo twavuze tukamusakuriza, ariko turaza kuba turi mu cyumba, ntabwo ari buze kumenya ibyabaye. Iki kigabo cyari gisanzwe kiza guca inyuma papa w'uriya mwana, kikaza kikaryamana n'uno mugore, ariko papa w'uriya mwana atabizi. Rero hari ubwo kigeze kuza, uriya mwana gifashe gihita cyambara masike ntiyamenye isura yacyo, ariko kuri iyi nshuro noneho reka tuze kureba ngo biraza kurangira gute. Ndetse umugabo yageze aremera, uno mugore aramubwira ati mva tugende mu cyumba nta kibazo. Baragiye bakora ibyo bakora, nyuma yuko bamaze kubikora n'umwana yarebaga, umwana agiye kumva yumva baragarutse, ahita yongera araryama. Ndetse mu kumara kuryama aravuga ati ariko se aba bantu bari kugenzwa n'iki kuki bahise bagaruka ubu barasoje? Kumbi hari uburyo ki bakoze mu tuntu twabo. Umwana akomeje gutega amatwi, aravuga ati ariko wenda hari hashize igihe, reka mbyihorere ubwo barabisoje. Uyu mwana azi n'ubwenge ngo hari hashize igihe, ubanza yaravumbuye ibyo bakoraga n'ubundi. Baje hanga umugabo ari gufunga udupensi, uyagenda avuga ati gusa wakoze cyane, uno munsi wari mwiza cyane rwose wanshimishije, ahubwo bugiye ngiye gukoresha uburyo cy'umugabo wanjye niyaza kuza ndaza gukoresha ya tekinike, hanyuma ninamara kuyikoresha uri buze kongera kugaruka. Ibyo byose babivuze umwana bumva. Ati hari tekinike ari buze gukoresha kugira ngo kiriya kigabo n'ubundi gisanzwe kiza ahangaha guca inyuma papa w'umwana kize kongera kigaruke ku mugoroba. Ubwo ni iyihe tekinike ari buze gukoresha? Komeza wirebere uri buze gusobanukirwa byose. Uyu mugore arangije aragaruka, amaze gukora amahano, ibyo yakoze yabibonye. Ibyacu bidatinze wa mwana nawe aravuga ati noneho ubu ngubu ubuhamya ndabufite n'ibimenyetso byose, ubu noneho aho najya hose naba mufite, namutanga ibyo yakwigira byose. Ubwo bidatinze wa mwana yise azangaha afata telefone ayihisha munsi y'umusego ku ntebe yari yicayeho, arangije mu gikoni kwaka ibiryo mukase kugira ngo yirire. Mukase sasa ahangaha yari arimo aragabura, ndetse arimo agaburira umugabo we kugira ngo umugabo we nyine niyazaze gusanga biteguye, kuko yari amuhamagaye amubwiye ko ari hafi, mu buryo nyine bwo kugira ngo amwiteho, abone ko aba yamwitayeho cyane. Yaje anga kumwarurira ibiryo, ariko umwana aje kumwaka ibiryo ntabwo yakomeje ngo agende amimwaka nk'icyari kimuzanye, ahubwo yageze ahangaha arangije ahita ahagarara, ntiyakomeza ngo agende ajye kubimwaka, ahubwo twagiye kubona tubona yifashe ku munwa gusa. Reka uze urebe ati ni kubera iki. Kumbe uno mugore hari ibindi bintu yatangiye gushyira mu byo kurya. Icya mbere cyo si umunyu, nta nubwo nyine ushobora kwibaza ibyo ari byo. Reka uze wirebera akantu ku kandi. Umwana akimara kubibona yahise avuga ati ibi bintu nabyo ubu buhamya nabwo nzabukenera, reka nsubireyo nanone ndongera mbukeneye. Rega uyu mwana yari afite ubwenge, areba kure, atekereza cyane. Arangije ahita agaruka muri salo byihuse, aza muri ya ntebe yari yicayemo kare handi yasize telefone. Ubwo tayari ahita atangira gukuramo ya telefone. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki uriya mugore yari ari gushyira muri biriya biryo, niyo matsiko ufite ari kuri buze kuyashira. Bidatinze wa mwana yazanye telefone, naho ashyiramo kamera, atangira gukamera uriya mugore. Hari ibintu yari arimo avanga mu byo kurya, agenda ashyira ku mpande n'impande, afata n'akayiko aravangavanga. Kumbi icyo atazi ahangaha hari uwatangiye kumukamera, hari uri gufata amashusho yose ya buri kimwe cyose kiri kubera hano. Umwana amaze kubisoza yahise yigarukira yirukanka muri salo, afata ya telefone nanone ayisubiza handi munsi y'umusego. Bisobanuye ngo uko wayikenera kose ntago wapfa kuyibona. Ubundi buriya baravuga ngo umwana araryoha. Tekereza nawe umwana wari kugukorera utuntu nk'utu ngutu, wowe udahari ukaza gusanga yagukorera utuntu nk'utu ngutu twose yaduteguye, ugasanga nyine iyo udahari mu urugo n'ubundi uba wizeye ko hari umutekano, kubera yuko uba wizeye ko umwana wari bukurikirane byose, buri kimwe cyose kiri buze kubera mu rugo uba wizeye ko n'ubundi uri buze gutaha ukakimenya. Abana nk'aba bazi ubwenge rega baba banakenewe, kandi ubwenge bw'umwana buriya baravuga ngo bukangurwa hakiri kare. Umwana iyo akiri muto nibwo umutoza nyine kujya atekereza cyane, ukagenda nyine umwigisha cyane, bikazatuma agenda akura nawe ariko akuze no mu bwonko, akajya akura mu gihagararo no mu mitekerereze hose akura, hagakurira icyarimwe. Rero babyeyi, izo ni inshingano zanyu, namwe mujye mubimenya. Ubwo bidatinze iyo amaze kubisoza yahise bivangavanga ibiryo neza, aravuga ati okay, ubu noneho kabaye. Wibuke neza uno mugore yasezeranije wa mugabo ko ari buze kongera kugaruka, ngo nubwo byari biryoshye byari show, ariko ari buze kongera kumukenera ngo aze kongera agaruke, ngo hari ibintu ari buze gukorera umugabo we. Ese wasanga ari byo yaragiye kumukorera? Nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba, umugabo yarahageze. Mu kumara kuhagera
umugore yese aza kumureba arangije avuga ati baby nateguye ibyo kurya birateguwe nta kibazo, ngwino ujye ku meza ntarebe. Uyu mugabo nawe araza aba yananiwe, aba yiriwe mu akazi kaba ari hatari, ndetse azanga kugira ngo yirire. Mu kumara kugira ku meza umugore we yazaga yisesa avuga ati baby tambuka, dore umwanya hariya rwose, fata icyicaro ahangaha. Uriya nyine hari igihe umugore aguha keya ukishima nawe bikaba byanakubuza kujya no mu bandi bagore. Ahubwo igitangaje se ni ukuntu no mugore we atishimiraga keya umugabo we yamuhaye akajya mu bandi bagabo. Abagore mujye mwiga kunyurwa, ndetse namwe bagabo mwige kunyurwa, mujye munyurwa n'abagore banyu. Ndetse papa w'umwana agiye kurya ahita abona umwana wahagaze ku ruhande, ndetse aho umwana we yarahagaze uyarangije avuga ati ko uhagaze aho ngaho uri gukora iki aho ngaho, ntabwo nakubwaburiye. Ndetse n'umwana arangije aravuga ati oya ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. Papa we aravuga ati none uri gushaka iki, kubera iki nyine uje guhagarara aha ngaha udafite ibyo kurya? Ati papa ndahanga kugira ngo nkubuze nturye ibyo biryo nyagasani. Uyarangije aravuga ati uramubuza kurya ibiryo gute se kandi ashonje, yiriwe mu kazi, wowe wabaho utarya? Umugabo arikanga, mbwira nyine wabaho utarya kandi yiriwe mu kazi. Uyu mwana arangije aravuga ati none se biriya bintu washyizemo ni ibiki, ko atari umunyu, ko atari n'amavuta, biriya bintu washyiragamo ni ibiki muri ibyo byo kurya? Ndashaka kubimbwira. Rero uri gushaka ko papa arwara, uri gushaka ko papa atamera neza. Yaravuga ati ngaho da, none se ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki wa mwana we? Ndashaka ko atamera neza se, si sheri wanjye, si umugabo wanjye, ndashaka ko atamera neza gute? Uyu mwana arangije aravuga ati ntukirirwe ubeshya papa wanjye ngo ni sheri wawe, kubera yuko ntabwo ari sheri wawe. Ufite uwundi musheri nyagasani. Abana batoya nakubwiye ngo babaze ubwenge. Ufite uwundi musheri, uwo musheri ajyaza no kukureba, yamara kuza no kukureba mukanahoberana mukanasomana. Ibyo byose ndabizi nyagasani. Umugore we baramuraburize hano yarazi ngo nakana gato ngo nta kintu kamenya, kumba abana bo basigaye bacanye ku maso. Ukora utuntu duto uzi ngo uri kumwe n'umwana, ndetse wanakora n'utuntu tunini uzi ngo uri kumwe n'umwana nta kintu yabivugaho, ntago yabimenya, ugasanga biza ahubwo no kukurusha. Papa warangije aramubaza ati none se ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Ati papa nagira nkubwire ko hari ibintu yashyize muri ibyo byo kurya, kandi nagira nkubwire ko sheri we ndamuzi, sheri wiwe ndamuzi. Yaravuga ati baby wakumva amagambo y'uriya mwana, ubwo se sheri wanjye yabaze ninde usibye wowe? Cyangwa ubwo ni ibya telefone nyine by'amafilime, aho wasanga ari byo muri filime? Uyu mwana aravuga ati ntabwo ari byo muri filime, ndamuzi amaso ku maso, ntabwo ari byo muri filime. Uyu mugabo arangije aratekereza, ahangaha nk'umuntu utekereza ureba kure. Ubundi hari igihe umwana avuga ikintu wagisesengura neza, wagikorera analysis, ukaza gusanga kuko wa mwana yavugaga ukuri. Rero ahantu benshi bipfira usanga batita ku magambo y'umwana yavuze, ugasanga aravuze ati uriya mwana se yamenye iki? Ntabwo yamenye ibyo ari byo, hano utuntu twongo two kubeshya gusa. Ariko nagira nkubwire ngo nta mwana ujya uvuga ibintu atabonye, biba bigoranye cyane. Ashobora kuba yabibonye nabi cyangwa akabivuga nabi, ariko uko biri kose iyo ubisesenguye usanga yabibonye, usanga uwo mwana ari kuvuga ukuri. Uyu mwana aravuga ati papa ntubirye ndakubujije. Papa warangije avuga ati ese mwana kusanzwe mbirya mwana wanjye, uri kumva nabuzwa n'iki kubirya kandi ibiryo biryoshye? Azubwo se nashaka kumenya wewe wariye? Ati ntago nariye, nta nubwo nari no kubirya, ntago nashakaga no kubirya, ntago narya ibiryo giye by'uwo mugore, ntago nabirya habe na gatoya. Papa aravuga ati ntukamwita umugore, ariko sinakubwiye ko ari mama wawe? Uyu mwana aravuga ati warabimbwiye ariko si we, warabimbwiye ariko si we. Buriya rero umwana we mugore ni wowe utuma uwo mwana ushaka kubera mama we, cyangwa mu gihe nyine uri mu kazi we kandi wifuza ko wamubera nka mama we akajya gufata nka mama we, ni wowe utera iya mbere, ni wowe ufata iya mbere. Rero mu gihe nawe witwara nka mukase, nawe agufata nka mukase. Ndetse ahangaha arangije aravuga ati umva mwana wa, ayo magambo ntago ariyo. Ati papa ibintu ndi kukubwira nibyo, ndabizi neza, kandi nagira nkubwire ngo uwo mugore nukomeza kumwizera uzashiduka yaradutwariye inzu, uzashiduka yaradutwariye televiziyo, ndetse ashobora no kuzafata buri kimwe cyose akagitwara bitewe n'ukuntu ari umugome. Uwo ni umugome, ntago ari umuntu mwiza, ni umuntu mubi. Papa we yarumiwe.
buriya ababyeyi baba papa hari ukuntu bakunze kuba bari mu kazi cyane, ugasanga bafite stress z'akazi, ugasanga nta mwanya bajya abona nyine wo kuba ari mu rugo ngo aganire n'abana be, aganire n'abantu nyine baba famiye, ugasanga umwanya munini aba yawuhaye akazi. Rero yaratunguwe cyane n'ukuntu ano magambo uno mwana yayavuga, kandi nawe yarazi ko ari umwana muto. Uyu aravuga ati baby, nizere ko utari kumva ayo magambo ariko kubwira nta magambo y'ubwana. Buriya nyine hari ukuntu abana baba bataramenyera, ugasanga nta nankunda bitewe nyine n'ukuntu tutaramarana n'igihe, hari haciyemo igihe kitari kinini cyane nyine. Uyu mukase aje muri runo rugo. Uyu mwana aravuga ati ntago ariyo mpamvu mbere hose naranagukundaga, ariko niwe waje gutuma nkwanga bitewe n'ukuntu witwaraga. Ntago wigeze witwara na rimwe nk'umuntu mwiza, ariko nanone ahangaha afite utumenyetso. Nyagasani wumve neza, ati hano mpafite utumenyetso. Papa w'umwana we yumiwe, umwana yahise aza muri wa musego, kandi koko wibuke afite ibimenyetso byose bifatika, afite ibimenyetso bihagije byatuma afata uriya mugore akamuha ukuri, ndetse na papa we byose akabimenya. Umwana yaje hanga arangije atangira guplayinga ya video uriya mugore ahoberanye n'undi mugabo. Mw'abantu mwe mundebere, kubyara no kugira umugisha. Nk'uyu mwana uri kubona ko yarafashije papa ibintu byinshi cyane. Arangije aramwereka, umugabo arebye gahoda, arebye hanga abona video umugore wari gusomana n'undi mugabo, abona baryoheje ubuzima ibintu bimeze neza. Arangije aribaza, wise kandi ninde uyu, ninde wise umugore wanjye se? Ati cyane rwose, ngaho mana yanjye. Arangije areba umugore waramwitegereza, areba n'ibintu yakoraga. Abantu usanga bibera mu kazi cyane, hari n'igihe batamenya ibiba mu rugo, akaba yizera umugore we nyine, akumva nawe gahunda ze ni uguhahira umugore, kumva nizo nshingano, guhaha, akazana ibyo kurya, akagira gute. Ariko bagabo mugomba no kujya mushaka umwanya mukita kuri famiye zanyu, mukaganiza abagore banyu, abana banyu, kubera ko ushobora guha umwanya munini akazi, ibyo mu rugo bikagenda nabi. Rero uba ugomba kubifatanya byose, ugasanga ni ibintu bigendana. Ugereranyije avuga ati uyu ninde sheri, mbwira uno muntu mbonye mwanga mwari muri guhoberana munasomana ninde? Uyu mwana aravuga ati rega papa, ntago birarangira hano, ahubwo nkufitiye n'ibindi bigiye bitandukanye. Umwana yahise ashyiramo ya video uriya mugore ari gushyiramo bya bintu byo kurya. Ati papa, noneho hanga hari video ya indi nakubwiraga ati reka kurya biriya biryo kubera ko hari ibintu yashyizemo. Papa aravuga ati zana turebe. Atakira hano papa, reba hanga, ibi bintu uri kubona ari umunyu? Wapi, none se uri kubona ahantu yabikuraga? Nta nubwo yabikuraga muri kariya gakombe kabamo umunyu, nta nubwo. None se ubwo wavuga ko ari ibiki? Ibi biryo rero ushobora kubirya ugasanga yabihumanyije, ugasanga byanduye. Akira nawe irebere. Umugabo yitegereje, arebye abona ko umugore we hari ibintu yari ari kongeramo. Ahita amwereka, aramubwira ati bino ni ibiki baby, mbwira hano bino ni ibiki, sobanurira neza. Uyu mugore atangira gushya ubwoba, atangira kugenda asubira inyuma. Ntabwo yarazi ko uno mwana yamukora ibintu nk'ibi ngibi. Arangije atangira gusaba imbabazi, avuga ati baby, nagusobanurira. Buriya rero abagabo bari mu bwoko nyine, hari abahita bagira intuze umujinya uhambaye cyane, akumva yagutimbagura. Usibye n'abagabo, n'abandi bantu bose muri rusange, hari umuntu ugira umujinya wihuse. Noneho hari na wa muntu witonda, agatwara ibintu gahoro gahoro, gake gakeya, ugasanga ntago bipanitse cyane. Rero uno mugabo we yarabanje aritegereza. Ahangaha buriya hari umuntu ubanza ukareba ibimenyetso, agasesengura, akareba se koko nibyo bya nyabyo. Arongera yitegereza ya video umugore wari gusomana n'undi mugabo. Aravuga ati biriya tubyihorere, uyu mugabo ninde? Sigaye mvanga warangiza ukinjiza abandi bagabo, sibyo? Sigaye mvanga warangiza ukinjiza abandi bagabo. Uyu aravuga ati oya baby, ariko ntago ari ukuri kubitekereza, ndaza kugusobanurira, nibuze kukubwira ukuri, sibyo? Ariko no mugabo aravuga ati nukuwe kuri kundi uribuze kumbwira, mbwira ubu ngubu nonaha. Ati nyine baby, nyine ni umugabo w'inshuti yanjye, twari tuziranye, ndaye nyine namubwiye ngo azanga arebe ko ibintu nyine azanga nsure asuhuze, kubera ko yari ari gutambuka. Buriya rero nagira nkubwire, umuntu uri kubeshya ukuntu aba avuga byonyine, ku maso ye biba bigaragara, uburyo ki avugamo biba bigaragara, kubera kuba wumva avuga ibintu nyine ari gufafayika ukuntu, ukumva ni ibintu bidafite ishingiro, ariko ugenda yegeragiranya amagambo, ariko nabyo bidafite iyo biva niyo bijya. Uyu mugabo arangije aravuga ati rega wikwirwa wisobanura wigora, kubera yuko nta mwanya mfite wo kumva ubwo bwisobanuro bwawe, ahubwo ikigiye gukurikiraho muri aka kanya, wowe ngiye kugufata, ndagenda nkufungishe, hanyuma rero usobanura ukuntu usigaye unzaniraho abandi bagabo mu rugo iwanjye.
murananyiba kwanza. Uyu mugabo yese avuga ati mwaranyibye, wazanye abagabo baranyiba, uzana abantu muri runo rugo nkandi ubundi abandi bantu tutumvikanyeho, gutugira abashyitsi ntumbwire, bisobanuye ngo mwaranyibye miliyoni 5 munyiba televiziyo. Uyu mugore avuga ati ariko bebe urabizi ko ibyo bintu nta byabaye, ati buretse wo gato yasubira inyuma ahubwo utananyegera nkagukubita urushyi rw'ayo matama, subira inyuma vuba vuba utananyegera. Ariko uno mugabo aravuga ati mugomba kwishyura, urahamagara uwo mugabo agaruke hano aze nkaho mugiye gukora ibyo mwari mugiye gukora, sibyo? Hanyuma ariko ibyo byose murabikora na polisi irahanga, reka mpamagara abapolisi bazi babarahangaha. Uwo mugabo niyarangiza aze kuza, hanyuma rero musobanure mwembi babiri gute mwafashe urugo rwanjye nubatse, urugo nubatse bingoye, mwarangiza mukarugira urwanyu mukaza kwisanzuramo mukaryoha uko mushaka. Umugore akomeza gusaba imbabazi. Uyu mugabo aravuga ati nta mbabazi ngufitiye wowe, muri akanya nta mbabazi mfite. Uyu mwana atangira kuvuga ati papa hari n'undi munsi baje, none uwo mugabo ndamubona agira ngo sinamubonye, ubwo rero bari bibwiye ngo byararangiye, ntago bari bazi ko nzongera kubabona. Uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye humura, ibi byose biraje birangire mu minota mike cyane. Ubwo muri ako kanya bidatinze uyu mwana yaje ahangaha arangije yitegereza uriya mugore ibintu yikoraga, ndetse ahangaha aramubwira ati ceceka aho ngaho widusakuriza mu nzu, ni wowe wabyiteye byose. Umugore baramufashe baramujyana, umugabo aramwirukana. Ciao ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.